ishimwe bene data muraho neza mugiye kubereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana nziza, tugushimiye kuduhaye amahirwe yo kongera kumva ijambo ryawe. Imiriro tugirire ubuntu, Mwuka Wera yende ku byawe, aduhishurire ubwiru bw'ibyo waduhishuye uyu munsi, anatubashishe gusohoza icyo ijambo ryawe dutumweho none ridushakaho. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa kane w'icyumweru. Muri iki cyumweru turimo turaganira ku kuba muri Kristo Yesu. Turi kwifashisha ijambo dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi ibice 6 kugeza ku wa 7. Niho turimo kugenda tuganira. Ku munsi wa mbere twarebye ku kugendera muri Kristo, ku munsi wa kabiri tureba ku gushorera imizi muri we, ejo hashize ku munsi wa gatatu tureba ku kuba twubatswe muri we. Imana itugirire neza. Uyu munsi rero wa kane turareba ahandi hakurikiraho havuga ngo dukomejwe no kwizera nk'uko twigishijwe. Reka dusome Abakolosayi 2:6 kugeza kuri 7. Haranditse ngo nuko rero nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we, mushoreye imizi muri we kandi mwubatswe muri we, mukomejwe no kwizera nk'uko mwigishijwe, mufite ishimwe ryinshi risesekaye. Imana itugirire neza. Nk'uko nari mbivuze, uyu munsi tugiye kureba kuri no point ivuga ngo gukomezwa no kwizera. Imana itugirire neza. Kwizera ukurikije uko ibyanditswe bivuga mu Baheburayo 11 harimo definition nziza yo kwizera. Haravuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Bigakomeza avuga ngo nibyo bitumenyesha ibyo tutabonesha amaso ko ari iby'ukuri. Reka ngarukire kuri iyo definition y'uko ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Mbibutse ko uyu munsi turi burebe ku gukomezwa no kwizera. Uko kwizera, kumenya nyine ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, harimo ibintu bibiri by'ingenzi: kumenya ibyiringirwa no kudashidikanya kuri ibyo ngibyo umenye. Imana itugirire neza. Ibyiringirwa, Imana niyo yonyine yo kwiringirwa. Ibindi bintu byose ntabwo ari byo kwiringirwa kuko bifite intenge, bifite intege nkeya. Imana itugirire neza. Amashuri menshi ni meza, ariko yubakiyeho ubuzima bwawe ashobora kugutenguha kuko hari aho agera ntabashe kukugirira umumaro. Hari aho agira intege nkeya. Agira umumaro muri byinshi. Kwiga cyane ni byiza, bigira umumaro muri byinshi, ariko ntibigira umumaro muri byose, cyane ko utakiga ibintu byose ngo bimenye. Imana itugirire neza. Ntago kwiga kukumenyesha ibintu byose, kukumenyesha ibintu runaka nyine wispecialije muri byo. Amafaranga akora ibintu byinshi pe, ni na meza, ariko ntago akora ibintu byose. Akora ibingana na valeur yabyo. Hari aho agera ntibikunde. Imana itugirire neza. Hari serivisi zimwe na zimwe zitishyurwa, zikorwa bigendeye ku itegeko uko rimeze, zikorwa bigendeye ku mategeko. Donc harimo ibintu bitishyurwa ku buryo ushobora no kubyishyura ahubwo amategeko akakurega yuko utanze ruswa. Imana itugirire neza. Amafaranga ntashobora byose. Imana itugirire neza. Kwishingikiriza ku kumenyana n'abantu bakomeye, connection ni nziza, ariko connection ntabwo ishobora byose kuko umuntu yagufasha, umuntu yakugererayo, ariko hari aho agera intege nke zikagarukira aho ngaho. Donc agufasha bingana n'uko ubushobozi bwe buri. Imana itugirire neza. Ariko Imana yo ishobora byose. Imana niyo kwiringirwa, ishobora byose, imenya byose, ibasha byose. Imana niyo yo kwiringirwa. Nari ndimo ndavuga ngo ibindi bintu byose si ibyo kwiringirwa, bifite inenge, bifite intege nkeya. Imana yonyine niyo yo kwiringirwa. Ishobora byose, ikiranuka muri byose. Imana ni urukundo, izi byose, ibera hose icyarimwe. Mu mateka no mu nzagihe, aho hose habera icyarimwe. Mbese uko yari iri mu bihe byashize, ni nakwiri none, ni nakwiri no mu bihe bizaza. Ihagarara mu itangira ikamenya ibyo mu iherezo. Mbese ahashize, indagihe no mu gihe kizaza, hose habera icyarimwe. Imana yonyine niyo yo kwiringirwa. Nari ndimo ndahamya ngo Imana yonyine niyo yo kwiringirwa. Imana itugirire neza. Ibindi byo bigira inenge. Hari igihe usanga bifite umumaro mu gihe cya none no mu gihe cyashize, ariko mu gihe cyahazaza bikaba bitazagira umumaro. Byanagerageza bigakora prediction, ariko ntibibe biri sure, ntibibe biri sure neza y'ibizaba ahazaza. Imana yonyine n'imenya byose. Imana itugirire neza. Impinduka z'ibihe hari igihe zidusunikira ku gushidikanya ku kamero k'Imana, kandi twabonye yuko kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Turimo turiga ku gukomezwa no kwizera. Twabonye ko kwizera no kumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Tumaze kubona yuko Imana yonyine ariyo yo kwiringirwa, kuko ni idahinduka, ni ikiranuka muri byose, nibera hose icyarimwe. Imana itugirire neza. Twari tugeze ku indi point ivuga ngo impinduka z'ibihe hari igihe zidusunikira ku gushidikanya ku kamero
akamero k'Imana, kandi Imana ariyo yo kwiringirwa. Urugero, ugasanga umuntu ahuye n'ibihe bimutuma yibaza ngo ese koko ibi biri kumbaho Imana irabizi. Wowe usohoye muri icyo gihe wishidikanya, Imana niyo yo kwiringirwa. Imana imenya byose, ibyo uri kunyuramo rwose irabizi pe. Imana yacu itugirire neza. Undi akibaza ati ese koko yaba inkunda ikemera ko ibi bimbaho? Wishidikanya ku rukundo rw'Imana. Imana ni urukundo, ibyo ukora byose bikora mu rukundo. Hakaba undi wibaza ngo ese ubu ntiri kunyigirizaho nkana, ntiri kumpora agatsi? Humura wishidikanya, Imana ikiranuka muri byose, niko akamero kayo kari, yaba mu byo twishimiye, yaba mu byo tutishimiye, yaba ibyo tubona ko bitugoye n'ibyo tubona ko bitworoheye, Imana ikiranuka muri byose. Imana yacu itugirire neza. Undi akaba yakibaza ese koko n'ibi nabyo yabishobora kubinyiza? Ubwo urugero ni umuntu wisanze imbere y'ikibazo gikomeye, nawe wishidikanya, Imana ishobora byose. Uyu munsi twari turimo turiga ku ijambo rivuga ngo mukomejwe no kwizera nk'uko mwigishijwe. Kwizera rero twabonye yuko ari ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Tubonye ko Imana ariyo yo kwiringirwa, ntidukwiriye kuyishidikanyaho. Ishobora byose, ibera hose icyarimwe, nta kintu na kimwe kijya kinanira, kandi byose bikora mu kuri no mu rukundo. Imana yacu itugirire neza. Ubwo umenya ibyo ngibyo rero, ko Imana ariyo yo kwiringirwa, ntunayishidikanyeho. Imana yacu itugirire neza. Ubwo umenye ko Imana ariyo kwiringirwa, ntuyishidikanyeho. Ibyo ni byo bita kwizera. Uko kwizera kugukomeza mu ntambara urimo, uko kwizera kugukomeze mu burwayi urimo, uko kwizera kugukomeze mu bihe bigoye, uko kwizera kugukomeze yewe nawe wenda ugoswe n'ingorane z'uburyo butandukanye, uko kwizera kugukomeze nawe waba uri mu ngoyi z'icyaha, uko kwizera kugukomeze. Imana ishobora byose, yabasha no kugukiza. Imana yacu itugirire neza, ni nayo izakugeza mu ijuru. Imana yacu itugirire neza. Imana niyo yo kwiringirwa, ntuyishidikanye. Uba amahoro, Yesu aragukunda.